Advocate Duma Gideon Boko, President of the Republic of perezida wa Botswana, repubulika ya Botswana, Honorable banyakubahwa ministers and senior baminisitiri officials, n'abayobozi distinguished bakuru, ladies and gentlemen. banyacyubahiro mwese, Mr. President, I want to thank nyakubahwa you, perezida, ndifuza people of kubashimira Botswana, wowe n'abaturage ba for the warm Botswana ku welcome bwakire bwiza we have mwatwakiranye received in this muri beautiful iki gihugu country. cyiza, We feel at home. twiyumvamo nk'aho turi iwacu. What defines the relationship between Igitandukanya umubano Rwanda hagati y'u Rwanda na Botswana is not only a friendship, si ubucuti gusa, but also a shared ahubwo ni intego sense of dusangiye. purpose. This is Ibi evident bigaragarira mu buryo in the way dukorana we work together no mu in our bushake dufite bwo kugera ku practical musaruro ugaragara. outcomes. Across Mu nzego areas such as zitandukanye air connectivity, zirimo ingendo visa zo mu facilitation, kirere, and koroshya double ibijyanye na taxation, viza ndetse no kwirinda gusoresha is to kabiri. remove Intego barriers yacu ni ugukuraho and inzitizi create a more no predictable gushyiraho environment umusingi for uhamye investment and utuma ishoramari collaboration. n'ubufatanye bikorwa mu buryo Botswana bwizewe. has Botswana consistently yakomeje demonstrated kugaragaza icyo what ubuyobozi bureba forward-looking kure leadership can accomplish. bushobora kugeraho. The way you have managed your Uburyo natural mwacunze resources, umutungo kamere wanyu, diamonds, cyane cyane reflects a diyama, deliberate effort bugaragaza ubushake retain bwatekerejweho value neza and translate bwo kugumana agaciro kawo real no benefits kugahindurira inyungu for zigaragara ku baturage banyu. this is an Ubu approach nibwo buryo that natwe strongly twiyumvamo cyane, resonates with us. kandi ubwo busobanuro same n'icyerekezo bigaragarira mu mbaraga mushyira To mu strengthen gushimangira health umutekano w'ubuzima, security by mu investing gushora imari in mu pharmaceutical bucuruzi bwo capacity gukora imiti and resilience. no kongera Botswana is ubushobozi addressing domestic needs bwo kwihanganira ibibazo. while also contributing Botswana iri gukemura ibibazo to a more byo mu gihugu imbere, ari nako itanga umusanzu mu kubaka umugabane wigenga kurushaho. Nyakubahwa perezida, ubufatanye bwacu buri mu nzira nziza. cooperation in areas Imikoranire such mu as nzego zirimo justice and security ubutabera continues. n'umutekano ikomeje And we are kwaguka, now expanding kandi ubu into turi kwagura economic ubufatanye sectors, including mu nzego z'ubukungu the zirimo engagements ubucuruzi taking place alongside n'ibiganiro this biri visit, kuba muri particularly uru between ruzinduko, our cyane business cyane hagati y'abikorera communities bo mu bihugu byacu, to a real and immediate bigaragaza amahirwe nyayo kandi to real and yihuse, immediate opportunities. amahirwe nyayo kandi ashobora kubyazwa umusaruro ako kanya. Mu by'ukuri What we agree here must ibyo translate twemeranya hano into tangible bigomba improvements kuvamo in the impinduka lives zigaragara of our mu mibereho citizens. y'abaturage bacu. That is the true Icyo nicyo measure gipimo of nyacyo success. cy'intsinzi. And, Mr. President, Kandi I thank nyakubahwa you perezida, for ndagushimira emphasizing kuba that point. warashimangiye iyo ngingo mbere. Rwanda U Rwanda remains rukomeje fully kwiyemeza committed to ensuring byimazeyo ko that ubufatanye our bwacu cooperation grows in both substance bukura haba mu ireme and impact. no mu ngaruka nziza bugira. Mr. President, Nyakubahwa allow me perezida, in closing to congratulate mbere you yo gusoza on the successful munyemerere organization kugushimira World ku gutegura Athletics neza Relays amarushanwa ya World and Botswana's Athletics impeccable Relays performance. ndetse This ku achievement, musaruro mwiza Botswana yagaragaje. this achievement is a moment Iyi of pride, ntsinzi ni ishema not ritari just rya for Botswana Botswana, gusa, but also for the entire ahubwo country. ni ry'umugabane wose wa Afurika. I thank you all for Murakoze cyane your ku kind bwitange bwanyu attention. no kunkurikira.